tugarutse mu makuru mashya agezweho yandi avugwa hirya no hino ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rwose n'andi agendanye na politike mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba niho twibanda, ariko nyine turajya no mu bindi bihugu byo hirya no hino ku isi turebe uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwo hagati. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero turaza kureba uburyo ki M23 yashyizeho ibihano bikomeye cyane bigamije gukaza umutekano mu bice igenzura. Ibi bihano ni bwoko ki, birareba bande, kuki izanye iki kintu cy'ibihano imaze iminsi irekuye ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ibingibi birashura iki cyangwa se biratanga iki? Mu gihe bimeze bityo kandi nubwo bumva M23 iri gushyiraho ibihano, hari imirwano ikomeye cyane iri kumvikana cyangwa se ibitero bikomeye cyane biri kumvikana mu gice cy'iminembwe. Rwose hongeye kumvikana ibitero bya za drone bikomeye ndetse rwose bigaragaza ko umuriro wongeye kwaka mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma turaza kurebera hamwe andi makuru avuga ko uko M23 yashyizeho abayobozi bashya. Ejo nibwo twabwiraga ko M23 iri guteganya gukora igikorwa gikomeye cyane, umuhango udasanzwe wo gushyiraho ubuyobozi cyangwa se kubuhinduranya. Tubabwira tuti Colonel Imani Nzenze ashobora guhindurwa ukumva yavanywe mu nshingano yashyizwe mu zindi, yarashinzwe ubutasi ndetse ari no mu buyobozi bukuru bwa M23 mu rwego rwa gisirikare. Ni nako rero byaje kugenda kugeza ubu ngubu yamaze gusimbuzwa, hashyizweho umuyobozi mushya ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri M23 yavuye muri Twirwaneho. Ndakubwira uko bimeze ndetse nkubwire n'icyo Colonel Imani Nzenze kugeza ubu ngubu yahawe gukora cyangwa se aho yerekeje n'izindi mpinduka zigiye zitandukanye. Mu gihe kandi kugeza ubu ngubu rwose andi makuru agaragaza ko mu gihe imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako n'intambara za politike zifata indi ntera, Perezida wa Kenya Dr William Ruto Samoei Ruto yatangaje ko akarere gakwiye kuba kakemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha uko abona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikemura zivuye ibwota amasimbi mbi cyangwa se zivuye hiryo ngiyo kurusha abari hano hafi. Batije ntabwo ari wo muti mbona wakemura ibibazo, n'ubundi Amerika urukundo ifite ntabwo rwaruta urwo abo mu karere bafite kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo rakabona yuko ibigendanye no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zakemura ibibazo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, we atari wo muti abona, ahubwo ko ibihugu byo mu karere bikwiye guhaguruka bigafatira ingamba ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari andi makuru avuga ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba mu byo yatangaje yacinye nk'inkoro ku gihugu cy'Ubushinwa. Ibyo ngibyo abantu babiboneye hehe? Turabijyanisha n'ibyo yatangaje rwose mu ruzinduko yararimo mu gihugu cy'Ubushinwa aganira na mugenzi we Xi Jinping ku birebana n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati, ku birebana n'ubukungu ibihugu byombi byagiranamo gahunda cyangwa se amasezerano, ndetse n'ibigendanye n'umutekano kuri Taiwan, aho ndetse Ubushinwa bwihanangirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukavuga bati nubwo tuganiriye mutagira ngo turi kwishimira ibikorwa muri gukora mufatanya na Taiwan, kubera ko Taiwan ni umwanzi kandi muzi neza ko yahoze ari intara yacu dushaka no kongera kwisubiza. Bati rero ibyo mukora byose muhagarika ubufatanye bwanyu na Taiwan. Ibyo bikaba byatangajwe na Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, yihanangiriza Trump nubwo barimo baganira kurebana n'uburyo bazamura umubano ariko kandi n'ibirana n'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati. Nitwa Isaac Neza, reka dutangirane n'aya makuru mbasaba gukora subscribe, gukanda like, gukanda share ndetse rwose mukaba mwanaduha komenti. Reka muri aya makuru kandi mbabwire ko tuza no kugaruka ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi kuri ya ndege iparitse i Madrid ikomeje gukora ishyano. Indege rwose byavuzwe ko ikwiye gusanwa cyangwa se gutunganwa, ariko imyaka ikaba ibaye 10 Perezida Ndayishimiye agenda mu ndege z'intirano cyangwa se za rifuti cyangwa se akazikodesha, kandi nyamara ibyo bigatwara amafaranga menshi kurusha uko bakabaye bakoresha indege yabo. Abundi bakaba barakamejeje bavuga bati se habuze iki? Ubu rero ibyo ndege byongeye guhagurutswa cyangwa se byongeye kubyutswa. Ndakubwira noneho amakuru mashya yerekeranye nayo.
reka dutangirire ahangaha. M23 yashyizeho ibihano bishya, ni ibihano bigamije gukaza umutekano n'ituze rusange mu bice igenzura. Rero kugeza ubu ngubu rwose bakaba bafashe icyemezo gishya, ni icyemezo kigamije gukaza amategeko agenga imibereho n'imibanire y'abaturage ndetse n'umutekano muri rusange, aho kugeza ubu mu nyandiko ndende igizwe n'impapuro 114 iri huriro ryashyize ahagaragara, ryashyizeho urutonde rw'imisoro, amande n'ibihano bijyanye n'ibikorwa bifatwa nk'ibibangamira imibereho myiza n'ituze rusange ry'abaturage cyane cyane mu bice igenzura. Hanyuma rero muri ayo mabwiriza mashya, umuntu uzajya afatwa yaciye inyuma uwo bashakanye cyangwa se akaba agize uruhare mu busambanyi, gusambana cyangwa se guca inyuma uwo mwashakanye, ni kimwe mu byaha bikomeye cyane M23 yashyizeho ndetse ishyiriraho n'amande akomeye cyane. Uyu rero ngo ufatiwe muri ibyaha by'ubusambanyi cyangwa se by'urukozasoni, by'umwihariko guca inyuma uwo mwashakanye, ngo uzajya afatwa azajya acibwa amande angana n'amafaranga cyangwa se amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 200. Amadolari 200, urumva ni ukuvuga ko ari amafaranga ushyize mu mafaranga y'u Rwanda, wenda reka tugenekereze yaba arenze ibihumbi 400, arasaga ibihumbi 400. Rero naho umuntu uzajya uta umuryango we cyangwa se akawutererana, tuvuga ko akunda umugabo yifata wenda akavuga ati ntaye urugo nta mpamvu asobanuye, cyangwa se umugore akajya mu bikorwa bye bidasobanutse ataye umuryango, uyu nguyu we nawe naramuka afashwe azajya acibwa amadolari ya Amerika 275. Nicyo cyaha ahubwo gikomeye kurusha kiriya cyabanje. Aya madolari 275 ugenekereje mu Manyarwanda yaba arenga ibihumbi 500 gutyo. M23 ikagaragaza ko iki cyemezo kigamije kurengera umuryango nk'ishingiro ry'imibereho y'abaturage. Ariko si ubwa mbere, kuko no muri Kivu Amajyaruguru nabwo mu bice agendaga ifata igeze gushyiraho ibihano bikomeye, ariko bwo ntabwo byari mu by'amafaranga, ahubwo baragufataga bakaguhana, bakagufunga, bakagukosora, barangiza bakakugarura ariko wabanje kugororwa. Rero M23 ikavuga ko ibice igenzura bikwiye kugira itandukaniro n'ibyo Leta ya Kinshasa igenzura, aho abantu bakwiye kutifata nk'ingegera, bakwiye kutifata nk'abantu bateza umutekano muke, amabandi, ahubwo bakaba abantu bagendera ku murongo, niko ikunze kubitangaza. Rero iyo nyandiko ikubiyemo ibi byemezo, inagaragaza kandi ko umuntu uzajya afatwa yasinze ku karubanda, yagotomeye inzoga agasinda, cyangwa se akagaragaza imyitwarire y'ubusinzi mu ruhame, azajya acibwa amafaranga amande 75, arenga gato ibihumbi hafi ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Rero ubuyobozi bwa M23 bukavuga ko ibi bigamije kugabanya ibikorwa by'urugomo, amakimbirane yo mu miryango ndetse n'umutekano muke bikunze guterwa n'ubusinzi n'imyitwarire idahwitse. Aya mabwiriza kandi mashya aje mu bihe M23 ikomeje gushimangira uburyo bw'imiyoborere yayo mu bice igenzura, cyane cyane mu mujyi wa Goma no mu tundi duce two mu ntara Kivu Amajyaruguru no muri Kivu Amajyepfo, kuko yamaze gushyiraho ibikorwa bya banke cyangwa se ikizwe nka Kadeko, nyuma y'uko Leta ya Kinshasa ifunzwe access cyangwa se uburyo bwo kugira ngo abantu bahererekanye amafaranga ariko binyuze mu mabanki. M23 nibwo yize uburyo bwo gushyiraho ikigega kizwe nka Kadeko, ubu ndetse ikaba yarantangaje ko abantu bagomba kujya bafata inguzanyo ndetse bakanizigama nyuma yo gufungura amakonti muri icyo kigo cyitwa Kadeko. Rero abasesenguzi batandukanye bakavuga ko iki cyemezo gifite intego ebyiri zikomeye. Ndavuga iki ngiki cyo gushyiraho ibihano, iya mbere ni ugushimangira gahunda y'umutekano n'imibereho myiza y'abaturage, naho iya kabiri ikaba iyo gukomeza kugaragaza M23 nk'ubutegetsi bufite inzego z'imiyoborere zikora nk'iza leta isanzwe ariko zitandukanye nk'iza Leta ya Kinshasa. Harabona rero ko ibi bihano bishobora gufasha kugabanya amakimbirane yo mu ngo n'ibibazo by'ubusinzi bikomeje kuvugwa muri bamwe mu baturage, cyane cyane mu bice byibasiwe n'intambara n'ubukene gusa. Hari n'ababibaza bati ese aya mafaranga azajya aboneka? Byose kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda byibazwa. Reka tunyarukire ku bigendanye n'uko imirwano nayo ikomeje kubera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Nyamara ahantu hitwa Iminembwe
ahantu hatagira igikozwe abaturage bazahashirira cyangwa se ubuzima bwabo ubuhagarariye burundu. Mu minsi ishize nibwo abaturage babaza bavuga bati kubera ibikorwa by'intambara cyangwa se amadrone ahora bagabaho ibitero ndetse bigasa naho ibikorwa byabo by'urujya n'uruza cyangwa se ubuhahirane bwahagaze, bati umuntu niyo yagutuma umuti wo kumushakira n'irobo y'umunyu, akagutuma igice cy'isabune gito, akagutuma irobo y'isukari, niyo yaguha amafaranga angana iki ntabyo wabona, kubera ko aho banyuraga bajya kubihaha cyangwa se kubirangura ntabwo inzira zigikora, zarafunzwe. Rero kugeza ubu ngubu intambara n'ubu ngubu zikaba zikomeje, nubwo kugeza ubu ngubu rwose M23 natwe rwano batangaza ko bakomeje kurindira abaturage umutekano, ariko ibitero birabagabwaho umunsi ku munsi. Dore nk'ubu ngubu ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa riravuga ko bari ryagabye ibitero karundura mu duce dutandukanye, ahangaha rwose aho bita Gakenke, Karingi, Ibidegu na Rugezi bahatwitse, bahinduye umuyonga niko navuga. Ahangaha akaba ari muri Minembwe, hakoreshejwe ingabo zo ku butaka, imbunda nini zirasa mu ntera ndende za Burende cyangwa se za Miyaya n'izindi zitandukanye, hakoreshejwe amadrone yo mu bwoko bwa kamikazi. Noneho niyo bakoresheje muri iyi minsi, niyo FARDC iri gukoresha, ntabwo bari gukoresha za zindi zo mu bwoko bwa CH4, bari gukoresha izi za kamikazi bivuga ko zituruka muri Turukiya, bagakoresha izindi zizwi nka KT-6 n'indege z'indwanyi zizwi nka Sukhoi 25. noneho zose icyarimwe. Tekereza nawe, ubu tumenyereye uko iyo bakoresheje wenda kamikazi ziba ari izo gusa, bakoresheje CH4 ziba ari izo gusa, bakoresheje Sukhoi 25 zikaba ari izo gusa, ndetse bigeze no kuzikoresha rimwe gusa za Sukhoi, ubu n'ubwa kabiri bazikoresheje. Noneho ubu ngubu igihanga cyangwa igiteye inkeke nuko zose icyarimwe, iza KT-6 za Sukhoi 25 ndetse n'izo mu bwoko bwa kamikazi, zose bazikoresha bagaba ibitero ku baturage batuye i Rugezi, batuye Karingi, batuye Gakenke, Ibidegu, bose bararira ayo kwarika, bavuga bati biri kutubaho mwabantu mwe, ni hatagira igikorwa turashize turarimbutse. Bati kandi igihangakire cyane no kubiri gukorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa zifashijwemo n'aba bafatanyabikorwa bazo, nyamara ntihagire imiryango mpuzamahanga ibikoraho. Rero ku rundi ruhande itangazo rikomeza rivuga ko ubwo ryashyirwaga ahagaragara mu masaha ya saa sita, indege za drone zari zikomeje kuzenguruka uduce dutuwe cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo ari Kivu y'Amajyepfo gusa, baravuga ko no muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi naho byaruko. Kugeza ubu tubabwiriye inkuru, indege zitagira pilote zo mu bwoko bwa CH4 muri Kivu y'Amajyaruguru zo nizo ziri kwakoreshwa, zirimo ziraguruka kandi zikazenguruka mu duce dutuwe cyane n'abaturage, uduce twa Masisi, Rucuru ndetse na Karehe. Ntabwo bisanzwe icyarimwe muri teritwari ya Karehe, Rucuru ndetse na Masisi. Sinzi ikintu FARDC irimo gutegura cyangwa se irimo gushaka, kuko urabona ibikorwa iri gukora ntabwo ari ibintu bisanzwe. Mu gihe nyamara M23 yo iri kugenda irekura ibice, ivuga ko iri kujya mu nzira y'amahoro n'ibiganiro. Muzi neza ko yavuye za Sange, ikava za Mutarure, ikava mu bice bya za Kabunambo, ikigira Gatogota na Kanyamanyora, mirometero 75 uvuye aho umujyi wa Uvira uri ujyanyije naho bari basanzwe bari, kuko bari mu mirometero bitarenze 25. Ibyo bikerekana ko bari mu nzira y'amahoro, ariko leta ya Kinshasa yo ntabwo ari kiri kubibona, irayibona ahubwo nkaho ari amayeri, ahubwo igakomeza kugenda ibagabaho ibitero bikomeye cyane. Rero reka tubabwire ko mu yandi makuru kandi perezida wa Kenya Dr. William Ruto Samoei yatangaje ko akarere kakemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha ukabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikemura. Mu kiganiro na France 24, Perezida Ruto yagaragaje ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa cyarushijeho gukomera nyuma yaho ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bwirukanye ingabo z'akarere zarohejweyo, kuko muzi uko ingabo za EAC zari zaragiye mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zifatanye n'iza Kongo, hanyuma umutekano ugaruke, ariko habaho ikintu kimeze nko kujya hagati y'impande zombi zihanganye. Ni ukuvuga ngo ingabo za EACRF za EAC nyine zagomba guhagarara hagati y'ingabo za M23 ndetse n'iza leta ya Kinshasa kugira ngo bakemure ibibazo mu mahoro. Ariko Tshisekedi aravuga ati
mwebwe EAC nubwo muje hano ntabwo muri kumfasha kurwanya M23, arabirukana. Ndetse mbere y'uko abirukana M23 rwose yaratangiye kumva icyo gitekerezo ivuga ati ni inzira nziza, itangira no kurekura ibice birimo za Cengerero, za Canzu, za Runyoni, za Rugari, za Rumangabo, ariko iza kugira umujinya ibonye ko atari ko ibintu bimeze nyuma y'uko Kinshasa yirukanye EAC ikazana za SADC igasigarana iz'abarundi. M23 nibwo yisubiyeho itangira gusubira muri ibyo bice, ndetse Rumangabo ihita inahashinga ikigo cya gisirikare. Rero William Ruto akaba yavuze ko izo ngabo zirukamwe na Tshisekedi, ati nk'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ubwo Kinshasa yavugaga ko tugomba kuhava twarahavuye, abavuye muri SADC nabo baragiye, twitabiriye isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Washington, ariko ibyasinwe n'ibiri kuba biratandukanye, nta cyahindutse, haracyari umwuka mubi, haracyari impunzi. Perezida Ruto akaba avuga ko iyi ntambwe yari yatewe n'akarere yari ikwiye gukomerezwaho n'ibihugu byo muri Afurika ndetse n'akarere kurusha uko bajya guhuruza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Ruto rero utishimiwe na Tshisekedi kubera kuvuga ko ihuriro AFC/M23 rigizwe n'abanyekongo, yavuze ko abakuru ibihugu byo muri Afurika baba bakundana cyangwa se badakundana bakwiye gushakira hamwe ibibazo cyangwa se ibisubizo by'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati turacyafite ikibazo gikomeye cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nk'abayobozi bo kuri uyu mugabane, twakundana cyangwa se tutakundana, tugomba gushaka ibisubizo, kandi Kenya izakomeza gukora ibyisabwa ku ruhare rwayo. Uyu mukuru w'igihugu akaba yatangaje ko Amerika ikwiye gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byo muri Kongo, ariko ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ari byo bikwiye kugira uruhare runini cyangwa se gufata iya mbere kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We rwose niko abona ibintu. Reka tujye ku kibazo cy'indege iparitse i Madrid muri Espagne yo mu Burundi yakomeje guteza ibibazo, ndetse bamwe bakavuga bati iyi ndege nyamara izakora kuri Perezida Neva cyangwa se izamusiga habi. Ikibazo cy'indege ya Perezida w'u Burundi imaze imyaka igera ku 10 iparitse Madrid muri Espagne yikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko hamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'ingenzi zayo zafashwe n'uwahoze ari ambasaderi w'u Burundi muri Afurika y'Uburengerazuba, akaba ari Sharifu Aidara Bokum, usaba ko abanza kwishyurwa amafaranga, avuga ko leta imurimo. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Gulfstream G4 ifite nimero ya GU-BKB, yoherejwe muri Espagne mu mwaka wa 2017 kugira ngo ikorerwe igenzura rya tekiniki. Icyo gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwarahaye Sharifu Aidara inshingano zo kuyiherekeza no gukurikirana ibikorwa byayo, akagendana nayo, akayikurikirana, akareba iparitse, akamenya ngo ibyayo birangiye gutya, akabyishyurirwa. Amakuru araturuka mu nyandiko za email zijyanye n'igurwa ry'iyo ndege mu mwaka wa 2014 agaragaza izina rya Sharifu Aidara mu bantu bakurikiranye icyo gikorwa. Bumwe muri ubwo butumwa rero bwoherejwe kuri General Alain Guillaume Bunyoni, uyu ari minisitiri w'intebe mu Burundi warukuriye ndetse n'ibiro bya Perezida Pierre Nkurunziza icyo gihe. Nk'uko ayo makuru abivuga, igihe iyo ndege yageraga ku kibuga cy'indege Quatara Vientos i Madrid, Sharifu Aidara yafashe inyandiko zose zayo mbere yo kuyimenyesha abayobozi bakuru b'u Burundi. Urumva? Hanyuma kuva icyo gihe iyo ndege yakomeje kuguma i Madrid idakora kubera kubura inyandiko ziyemerera kuguruka ndetse no kwimurwa. Bivuga ko rero uwo wahoze ari umudiplomate yasabye ko yabanza guhabwa amafaranga menshi leta y'u Burundi murimo mbere yo kusubiza izo nyandiko. Uretse kuba yari ambasaderi muri Cote d'Ivoire no muri Afurika y'Uburengerazuba muri rusange, yari n'umuntu wa hafi cyane wa Perezida Pierre Nkurunziza, ndetse ngo yanamukoreraga inshingano zidasanzwe zitigeze zihemberwa uko abyifuza usibye ubushuti. Mu kwezi kwa Mata gushize, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeye ko ubutegetsi bwe bukomeje kugira ikibazo cyo kubona umuntu ufite inyandiko z'iyo ndege. Ati rwose iyo ndege igomba kuba i Madrid
igomba kuva i Madrid ikajya mu Bwongereza. Ntishobora kuva i Madrid idafite inyandiko, kandi ntituri kubasha kubona umuntu uzifite. Kugeza ubu hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yaba afata uwo muntu nk'umutekamutwe cyangwa se nk'umuntu utagifitiwe icyizere n'ubutegetsi buriho nyine bwa Perezida Ndayishimiye. Sharifa Haidara akaba azwi cyane muri diplomasi y'u Burundi, akaba kandi umugabo wa Leontine Nzeyimana, uyu akaba asanzwe ari ambasaderi w'u Burundi muri Tanzania. Kuri ubu rero leta y'u Burundi ikaba iri hagati y'amahitamo akomeye cyane, harimo kwishyura amafaranga asaba kugira ngo ibone inyandiko z'iyo ndege, cyangwa se gukomeza kuyireka igaparikwa i Madrid ibihe byose, igakomeza guteza ibihombo abarundi. Rero nuko ibintu byifashe, reka rero mbashimire cyane mwebwe mukomeze kugira ibihe byiza, hanyuma mbasabe mukande like, mukande share, ariko cyane mudukande subscribe birumvikana, muduhe comment. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mukurikira amakuru n'ibiganiro tubageza.